Umaze imyaka ingahe wiga primaire? Imyaka 30. Oya 30? Ko batubwiye ko mugera nko kuri 20. A few moments later. Shaka kwiga ashyizeho umwete nta nubwo wamusijya n'ishuri ngo azagukumbire aragenda. Atitaye kuba muci intege aragenda aragenda akiga abona abaye uwanyuma. Ubundi ngabyo zirenze ijana urasara. A few moments later. Ntabwo zikigera ijana, dusigaye dufite abapfubuzi bakora nk'urushinge rwawe na agupfubura akagusigamo n'ibirarane ukazakenera umugabo washize umwaka. Akoze umugabo kubyira ngo hagarara ngo cyangwa ngo nguhene gutyo bose nawe nako. A few moments later. Ese utagira akazi utajya nawe kuri igihumbi umuntu akakurabura ati ndagwa 5 ukabyirengagiza. Aha. A few moments later. Wabasha kwitandukanya gute n'umusazi? Hey y'all, come look at this. Reka buriya abasazi ubundi umusazi ni umuntu witwa Korodina, Diane, Korode na Eric. Nibo bantu baba ari abasazi. Shitani yirukanwa mu ijuru yaguye mu Rwanda. Imana yirirwa mu mahanga igatayirwa impamvu ituma duhora turi abakene. Wareba umunyarwanda n'umurundi ukabona mwese musa kubera ko shitani yirirwa mu Rwanda. Imana yaje kureba haduye. Nubwo ndi umwere nk'amabya padiri mfite abana 16. Wiga mu 5 w'amashuri abanza ku myaka 20. A few moments later. Ko Josephine ambwiye ngo afite imyaka 20 buri arayifite. Afite imyaka 20. Ni mukuru. Ni mukuru afite imyaka urabona atamaze gusonga amabere. Yabaye inkumi rwose gusonga amabere. Uyu mutwe wanjye ni disizi yehediye, amaboko yanjye ni dozari ya Musa, amaguru yanjye ni dozari Egisi, igihimba cyanjye ni dozari taranteye, ndimo ndarata maraba kofi izi switi, it's good forever to make it possible, to make a dance easier. Oh.